irindi jambo rya kabiri ugomba kwiturekeraho kuvuga uyu munsi wa none ukimara kureba ino video uryumve. Ijambo rivuga ngo Imana ntabwo yumva amasengesho yanjye. Iryo jambo rivugwa n'abantu benshi cyane cyane iyo babona imipango yabo itari gucamo cyangwa ibintu bitari kugenda nk'uko babishaka cyangwa se bari mu bibazo byinshi, bakavuga ati ibintu ndi kubikora nari narabisengeye, iyi business negiyemo nari narayisengeye, ni urugero, cyangwa iki gikorwa nakigiyemo naragisengeye, cyangwa se uru rugo, ariko nanone ngo iyo ubonye bitagenze nk'uko wabipanze kandi warabisengeye, ngo abantu batangira kuvuga ati Imana ntabwo ugiye yumva amasengesho yacu. Icyo nacyo ni ikinyoma gikomeye ukwiye kurekera ukongera kuvuga. Iryo jambo ryo ryitondera cyane, kuko iryo jambo rizana mu mutima wawe kugabanya ukwizera wari ufitemo, kandi Bibiliya ivuga ko nta kwizera ufite nta kintu na kimwe rwose. Iyo udafite kwizera kw'Imana ngo biri mu bintu bibabaza Imana cyane, kuko ntabwo washimisha Imana ngo utayizera. Iyo utangiye kuvuga Imana rero ntabwo yumva amasengesho yawe, utangiye kutayizera, kandi ngo ikiremwa muntu kitizera Imana nta kindi kintu wakora ngo ushimishe Imana utayizera. Niko Bibiliya ivuga. Ntibishoboka nako nta nubwo ari ukuvuga ngo wakora, ntibinashoboka ko washimisha Imana utayizera.